Ladies and gentlemen, here's Elton John. It's the human side when things go wrong, when the sound of her language. Birashoboka ko bitari ubwa mbere wumvisha iryo jwi mu buryo busa nk'ubutuje. Uyu nta wundi ni Reginald Kenneth Dwight, nyuma yaje kumenyekana nka Elton John. Avuga tariki ya 25 Werurwe 1947 mu gihugu cy'Ubwongereza. Yari umwana w'ababyeyi b'abakozi basanzwe, aho se Stanley Dwight yari umusirikare mu ngabo zirwanira mu kirere z'Ubwongereza, naho nyina akitwa Sheila Erin Harris. Umuryango wabaga mu nzu isanzwe yo mu gace ka Pinner, kandi uyu mwana Elton John yakuriye mu buzima busanzwe bw'Abongereza bwa nyuma y'intambara y'isi. Ubuzima bwaranzwe no kudagaragaza amarangamutima cyane cyane ndetse no kubaho mu buryo bworohereje. Uyu mugabo ntiyabanye neza na se kuva akiri muto. Se yari umuntu ukomeye kandi ukunda cyane amategeko, akenshi agahora mu kazi k'igisirikare. Birumvikana ibintu byatumaga habaho intera hagati yabo. Se kandi ntiyakundaga cyane ibyo umwana yakundaga, cyane cyane nk'umuziki, yabibonaga nk'ibintu by'ubujinga. Ku rundi ruhande, nyina yari umuntu woroshye kandi wita ku mwana, akamushyigikira mu mpano ze, nubwo mu rugo habagamo amakimbirane hagati y'ababyeyi. Nubwo hari abantu bavugaga ko nyina yamutiraga imbaraga cyane, kandi abandi bakavuga ko ubuzima bwo mu rugo bwari bugoye kubera ibibazo by'abashakanye nk'abandi bose. Yatangiye kugaragaza impano idasanzwe mu muziki akiri muto cyane. Afite imyaka 3 gusa yatunguye umuryango we ubwo yacuraga indirimbo ya mbere kuri piano, kandi ayicuranga atarayize ahubwo abikurikije uburyo ki yabyumvaga. Agejeje ku myaka 4 yahise atangira kwiga umuziki ku buryo bwemewe n'amategeko. Ibi byatumye arushaho kuba umuhanga mu gucuranga ibihangano byo mu muziki gakondo, abyitaho karahava. Ibibazo byo mu muryango byakomeje gukomera kugeza ubwo ababyeyi be batandukanye cyane mu 1961. Afite imyaka 14 y'amavuko, nyuma yaho nyina ashakanye n'umugabo witwaga Fred Fadbrad wakoraga imirimo yo gusiga amarange no gukata amazu. Uyu mugabo yabaye nk'umubyeyi mwiza kuri uyu mwana Elton John, kandi afasha mu gutuma urugo rwongera kugira ituze. Hagati aho se wa Elton wa mbere nawe yongeye gushaka undi mugore ndetse abyara abandi bana b'abahungu 4. Ibintu byatumye John yumva yaratereranwe kuko se yagaragaraga nk'uwita cyane kuri abo bana bashya kuruta we. Ibi byatumye atangira kumenyera kwiga no gushaka uburyo bushya bwo kwiyubaka no gushaka agaciro binyuze mu byo yageragaho. Nubwo yakuriye muri ako gace gasanzwe n'ubwo buzima kandi katari mu buzima bw'icyubahiro cyangwa se ubwamamare, Elton John yagize igisa nko kugera kure ndetse aza no kugira imico itandukanye cyane n'ubuzima bwo mu bwana bwe. Yize mu ishuri rya Penn Country Gamma, aho yakomeje kugaragaza ubuhanga mu gucuranga piano. Ubwo bumenyi bwaturukaga ku masomo yari yaratangiye kwiga akiri muto. Mu 1958, afite imyaka 11 y'amavuko, nibwo yabonye buruse yo kujya kwiga mu ishuri ryitwaga Royal Academy of Music, aho yajyaga kwiga buri wa gatandatu mu gitondo yiga gucuranga piano mu muziki kandi mu njyana gakondo. Nubwo yigaga uwo muziki gakondo, yakundaga cyane injyana zigezweho nka hip hop. Yakomeje ayo masomo kugeza hafi mu 1964 agejeje ku myaka 17 y'amavuko. Gusa aza kubireka kugira ngo yibande ku ruhando n'urukundo yari afite ku njyana zitandukanye z'injyana zigenda gake, apana ibintu bidunda nk'ibi byateye n'izindi njyana zigezweho. Dusubiye inyuma gato mu myaka 2, mu 1962, afite imyaka 15, afatanyije n'inshuti ye Stan Brown bashinze itsinda ry'umuziki ryitwaga Blue Surge. Iryo tsinda ryacuraga indirimbo zitandukanye mu tubari no mu duce dutandukanye tw'i Londres. Nyuma ryaje no kuba itsinda rifasha abahanzi b'Abanyamerika bazaga gutaramira mu Bwongereza, harimo Long John Battery. Muri icyo gihe Elton yacurangaga piano ndetse rimwe na rimwe akaririmba. Uwo mwuga wamwigishije kumenyera gutaramira abantu no gukoresha neza n'abahanzi babigize umwuga, n'ubwo itsinda ritigeze rigira izina rikomeye cyane.
Mu 1967 nibwo yatangiye kwinjira cyane mu bijyanye no guhimba indirimbo nyuma yo gusubiza itangazo ryari ryasohotse mu kinyamakuru aho bashakaga abanditsi b'indirimbo. Aho niho yahuriye na Ben Tropin nawe wasubijwe iryo tangazo n'ubundi. Uyu Ben yandikaga amagambo y'indirimbo Elton agahindura injyana n'umudiho. Mu ntangiriro ibikorwa byabo byinshi byaranzwe no kwangirwa n'izo zitunganya umuziki, bituma bakomeza gukora cyane no kunoza uburyo bakoranaga. 1962 nyine John yari yarashinze itsinda hamwe rwose n'inshuti ze zo ku ishuri, bakaba baracurangaga injyana zitandukanye, aho iri tsinda ryafashaga abahanzi b'Abanyamerika mu bitaramo byo mu Bwongereza. Bidatinze uko ari babiri, mu 1968 basinye amasezerano yo kuba abanditsi b'indirimbo muri DGM Records bayobowe na Dick James. Banditse indirimbo nyinshi cyane, harimo nyinshi zitigeze zisohoka cyangwa se zigirwe mu nzu zitunganya umuziki. Banandikiye abandi bahanzi indirimbo zitandukanye. Muri uwo mwaka nibwo uyu mwana yahinduye izina maze atangira kwitwa Elton John. Izina Elton yarikuye kuri Elton Deans wari umucuranzi. Indirimbo ye ya mbere yasohoye yakoresheje izina n'ubundi rya Elton John yitwaga I've Been Loving You. Yasohotse muri Werurwe mu 1968 ku bufatanye na mugenzi we bari kumwe wanditse amagambo yayo. Iyo ndirimbo ntiyagize abantu benshi bayikunda nubwo yageragejwe kuri radiyo. Ibintu byagaragaje uburyo urugendo rwabo rwari rugikomeje kandi bituma bakomeza kubeshwaho no kwandika indirimbo z'abandi bahanzi. Kwamamara kwe ku rwego mpuzamahanga byatangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yakoreraga ibitaramo bye bya mbere muri icyo gihugu muri Club ya Los Angeles. Kuva ku itariki ya 25 kugeza ku ya 29 Kanama 1970 nibwo yakoze ibitaramo 8 mu minsi 6. Ibintu byamuhesheje ishimwe rikomeye ry'abasesenguzi b'umuziki ndetse n'ibitangazamakuru, bimukura mu buzima bwo kutamenyekana bamushyira ku rwego rw'ibyamamare ku isi. Ibi bitaramo byari bigamije kwamamaza album ye yaruse gusohoka tariki ya 10 Mata 1970 yitwaga Elton John n'ubundi yitiriwe izina rye, aho yagaragaje uburyo budasanzwe bwo gucuranga piano mu njyana za rock ndetse n'indirimbo yise Young Songs. Yaje kugira ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'indirimbo zakozwe cyane muri Amerika. Abantu bakomeye bo mu ruganda rw'umuziki bitabira ibyo bitaramo. Inkuru zikwira hose binyuze mu bitangazamakuru byo mu bantu byavugaga hagati yabo, bituma ibindi bitaramo yakoreye muri Amerika byuzura abantu benshi, ndetse amenyekana nk'umuhanzi wihariye ku byiniriro, ndetse imyambarire n'imiganirire ye idasanzwe byatumye atangira kuvugwa. Itsinda ryamucurangiraga muri icyo gihe ryari rigizwe na Dee Murray wacurangaga gitari ya bazi n'uwitwaga Nigel Olson wakubitaga ingoma. Bikaba byarafashaga cyane mu kongera imbaraga ku njyana yari ishingiye kuri piano mu bitaramo bya live. Umwaka wo mu 1971 Dave Johnston yaje kwinjira muri iri tsinda acuranga gitari. Ibintu byatumye amajwi arushaho gukomera kuzura neza, nubwo rya tsinda ry'ibanze ari ryo ryari rifitiye runini ibitaramo bya mbere yakoreye muri Amerika byinjiza amafaranga menshi kubera ubwiyongere bw'abashakaga amatike. Mu 1972 Elton yasohoye album yise Honk Chatwa yafatiwe amajwi mu muziki waherewe mu Bufaransa, isohoka tariki ya 19 Gicurasi. Iyi yabaye album ye ya mbere yageze ku mwanya wa mbere muri Amerika, abifashijwe cyane n'indirimbo yise Rocketman yageze ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'indirimbo zakunzwe cyane muri Amerika, kandi igaragaza uburyo bwe bwo gukora umuziki urimo injyana zoroheje zifite uburyo bwa kizungu bw'igihe cyiza gikunzwe. Muri icyo gihe nibwo n'ubundi yatangiye kumenyekana cyane kubera imyambarire yihariye ku rubyiniro, harimo amababa, imyenda ibengerana ndetse n'amadarubindi manini. Ibintu byatumaga ibitaramo bye bitandukanye cyane n'ibisanzwe. Album yise Goodbye Yellow Brick Road yasohotse tariki ya 5 Ukwakira 1973. Yabaye imwe mu bikorwa bikomeye byamugejeje ku rwego rwo hejuru cyane mu bucuruzi bw'umuziki. Yafashe umwanya wa mbere ku rutonde rwa Billboard 200 mu gihe cy'ibyumweru 8 kandi igurishwa kopi zirenga miliyoni 30 ku isi yose binyuze mu ndirimbo zakunzwe cyane hagati y'1970 n'1975. Yigaruriye urutonde rw'umuziki muri Amerika
aho yagize album 6 zifashe umwanya wa mbere ndetse n'indirimbo nyinshi zakunzwe cyane, asiga kure abandi bahanzi bari bahanganye muri icyo gihe mu bijyanye n'umubare w'ibicuruzwa ndetse n'abitabiraga ibitaramo bye. Iyi mibare yagaragazaga uburyo yazamutse cyane, ava ku rwego rwo hasi ahinduka icyamamare ku isi kubera gukora cyane ibitaramo no gusohora ibikorwa byinshi mu gihe gito. Uku kwaguka kw'itsinda rye harimo no kwinjiramo kwa mugabo navuze hejuru David Johnston kwafashije gukomeza uwo mushinga n'uwo muvuduko, aho ibitaramo byibanaga cyane ku buhanga bwo gucuranga piano ndetse n'amagambo yandikogwa na mugenzi we Bani. Ibintu byatumaga amafaranga yinjizwa buri mwaka agera kuri miliyoni hagati y'umwaka wo mu 1970. Indirimbo Sacrifice cyangwa se igitambo yasohotse ifatanyije na Healing Hands muri album bise Sleeping with the Best yo mu 1989, yabaye indirimbo ya mbere y'uyu mugabo yageze ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'indirimbo zakunzwe cyane mu Bwongereza tariki ya 23 Kamena 1990. Iguma kuri uwo mwanya mu gihe cy'ibyumweru 5. Iyo ntsinzi yafashije album Sleeping with the Best kugera ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa album mu Bwongereza mu byumweru 5 byatangiye tariki ya 28 Nyakanga 1990. Iba album ya mbere ifashe uwo mwanya kuva mu 1945 ndetse ihabwa n'icyemezo cy'ubucuruzi bukomeye n'ishyirahamwe ry'umuziki ryo mu Bwongereza. Muri uwo mwaka iyo album yahawe icyemezo cya zahabu mu kwakira 1989. Ubufatanye bw'uyu mugabo Elton John n'umwanditsi Tim Rice mu gukora indirimbo za filime nka The Lion King yo mu 1994 bwongeye kugaragaza uburyo yari yaragarutse cyane ku isoko ry'umuziki. Indirimbo bise Can You Feel the Love Night yegukanye igikombe cya Oscar cy'indirimbo nziza cyane ya filime, byari tariki ya 21 Werurwe 1995. Album y'indirimbo z'iyo filime yaraguzwe cyane ku isi yose kandi imufasha kongera kwamamara mu byiciro bitandukanye by'abakunzi b'umuziki kubera ko iyo filime yakunzwe cyane. Rero muri umwaka nyine yanasohoye indi album yise Made in England yafashe umwanya wa 3 mu Bwongereza n'uwa 13 muri Amerika, ikamara ibyumweru 46 ku rutonde rwa Billboard 200. Muri icyo gihe kandi yatangiye ibitaramo bya Face to Face hamwe na Bill Joy, byari tariki ya 3 Kanama 1994, aho bakoze ibitaramo birenga 50 muri Amerika no mu Burayi. Binjije amafaranga abarirwa muri za miliyoni kubera kuzuza kwibuga bakiniragamo abafana baje kubareba. Mu rwego rwo kwagura ibikorwa bye mu kinamico y'umuziki, Elton John na Tim Rice bakoze ikiswa nka Either, aho igitaramo cya mbere cyiswe El Blot Live. Iyo nkuru yavugaga ku mwamikazi wo muri Ethiopia n'umusirikare wo muri Misiri. Yari ishingiye ku nkuru yitiriwe Verde, igikorwa cyerekanye uburyo uyu mugabo yaramaze kwinjira cyane mu muziki w'ikinamico. Elton John yakomeje gusohora ibikorwa bishya no mu myaka 2020. Ibintu byerekanye uburyo ubufatanye bwe bwo gukora bwakomeje gukora neza, adakeneye guhora ari kumwe n'abandi cyangwa se kugenzurana buri gihe nk'uko ibikorwa n'abandi bahanzi byinshi bakoranaga byari bisa. Elton John kandi yahuye n'umugabo witwaga David Furnish. Uyu ni umunyakanada wakoraga filime ndetse akanazitunganya. Mu mwaka wa 1993 mu birori byo gusangira byari byateguwe n'inshuti zabo bahuriyeho nyuma y'uko Elton John agaragaje ko ashaka guhura n'abantu bashya nyuma yo gutandukana n'uwo bari barashakanye. Muri uwo mwaka bahise batangira umubano. Nyuma David Furnish aza gufatanya na Elton John ndetse na Steven Himlonshaw gushinga kampanyi yiswe Rocket Pictures. Byari mu mwaka wa 1996 yakoraga filime harimo inyandiko, mamo ndetse na filime za Ammunition zifitanye isano cyane n'umwuga wa Elton John, aho David Furnish yanabaye umuyobozi mukuru w'iri tsinda bari batangije ndetse akorana n'uyu mugabo Elton John mu mishinga ya filime mbarankuru nk'iyo bise Never Too Late yasohotse muri 2024. Elton John na David Furnish basezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Byari tariki ya 21 Ukuboza 2005 muri Windsor, nyuma gato y'uko amategeko yemeye abantu bahuje ibitsina kubonana cyangwa se kubana n'abashakanye mu Bwongereza. Nyuma yaho tariki ya 21 Ukuboza 2014 bahinduye ubwo bumwe bwabo babugira ubukwe bwemeye nk'ishyingiranwa nyuma y'uko mu Bwongereza
hadutse n'ubundi amategeko yemera ubukwe bw'abahuje ibitsina muri uwo mwaka. Aba bombi bari bafite abana babiri b'abahungu bavutse binyuze mu buryo bwo gusama hakoreshejwe undi mugore wibyariye muri leta ya California, aho ayo masezerano yemewe n'amategeko. Abo bana bombi babyawe n'umugore umwe wabibyariye hakoreshejwe inanga zatanzwe n'abantu hatatangajwe amazina, aho Ethan Chance David Furnish ubwabo batatanze izo nanga. Ethan John na David bashyize imbere ku kurinda abana babo ubuzima bwo kwiherera no kutagaragara cyane mu bitangazamakuru. Bagabanya uburyo abanyamakuru babagiragaho ndetse banakurikirana mu mategeko abantu binjira mu buzima bwabo bwite. 2023 bareze ikinyamakuru Associated Newspapers bayishinja gukoresha cyangwa se gukora iperereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko kugira ngo babone amakuru yerekeye ivuka ry'umwana wabo. Ibi byagaragazaga uburyo bagerageje kurinda abana babo ingaruka zo gukurira mu muryango ufite umutungo munini cyane, aho umutungo wa Ethan John ubarirwa hejuru ya miliyoni 500 z'amadolari. Ibi byatangiye mu 1976 ubwo uyu mugabo yatangazaga ku mugaragaro ko yiyumva nk'umuntu ukururwa n'abagore n'abagabo icyarimwe. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Rolling Stone, aho yavuze ko nta kibi kiri mu gukunda n'umuntu muhuje igitsina kandi ko kuri we abantu benshi baba bafite n'ubundi iyo miterere ku rugero runaka. Iryo tangazo ryakurikiye imyaka myinshi abantu bakeka byinshi ku buzima bwe kubera imyambarire ye idasanzwe ku rubyiniro ndetse n'imibanire ye bwite n'abandi. Nyuma ariko yaje gusobanura ko mu by'ukuri yahoraga yumva kururwa n'abagabo gusa, kandi ko kwivugwa nk'umuntu ukururwa n'impande zombi byatewe n'igitutu cyari kiriho icyo gihe ku byamamare byatangazaga ko bikururwa n'abo bahuje igitsina. Nawe wibaze, ibi byavuzwe byese bituma ibinyamakuru byinshi bitangira gukurikirana cyane ubuzima bwe bwite. Bamwe babifata nk'ubutwari bwo kwivuga ukuri mu gihe umuziki wari wuzuyemo ubuzima bwo kwinezeza no gukora ibintu byinshi bitavugwaho rumwe. Abandi bavuga ko bishobora kuba byarakozwe mu rwego rwo kwamamaza album ye yise Blue Moves. Nyuma gutandukana n'umugore we Ranette Ball mu mwaka wa 1988 nibwo Ethan John yavuze muri Rolling Stone, iki kinyamakuru, ko yisanzwe nk'umugabo ukururwa n'abagabo. Ibintu byasubiyemo neza ko ibyo yari yaravuze mbere byo gukururwa n'impande zombi bitari bihuye n'ubuzima bwe nyabwo. Mu mwaka wa 1992 yongeye kubyemera ku mugaragaro n'undi muri Rolling Stone, avuga amagambo yavugiye mu 1976 ko yari uburyo bwo kwirinda igitutu cyari kiri icyo gihe ku bahanzi bavugaga ku mugaragaro ko bakururwa n'abo bahuje igitsina. Ibi byose byabaye mu gihe itangazamakuru ryamukurikiranaga cyane, harimo inkuru zavugaga ko yakoresheje ibiyobyabwenge ndetse n'ibibazo byo ku mubano we n'abandi. Ibintu byatumye ubuzima bwe bwite buhora buvugwa cyane. Bidatinze mu mwaka wa 1970 n'1980 yagize ibibazo bikomeye cyane cyo kunywa ibiyobyabwenge n'inzoga cyane kubera igitutu cy'ubwamamare. Atangira gukoresha cocaine akiri mu ntangiriro z'umwuga we abitewe n'umujyanama we John Leith, maze biza gutuma agira ibibazo bikomeye by'ubuzima ndetse no kunywa inzoga birushaho gukomera kwangiza kariyeri ye nk'uko yabikoraga. Ibi biyobyabwenge byanatumye amara imyaka myinshi cyangwa se imyaka 6 afite ikibazo cyo kurya nabi no kwisimbisha agamije n'ubundi kugabanya ibiro. Muri icyo gihe kandi yigeze kugerageza kwiyambura ubuzima, hanyuma ibinini byinshi cyane mbere yo kwijugunya mu kidendezi bogeragamo. Tariki ya 29 Kanama 1990 yinjiye mu kigo cyita ku bantu bafite ibibazo by'ibiyobyabwenge n'inzoga i Chicago kugira ngo avurwe kokayine, inzoga ndetse n'ikibazo cyo kurya nabi. Yamaze ibyumweru 6 mbere yo gufata icyemezo cyo kumara umwaka atagaragara mu bikorwa by'umuziki. Iyo gahunda yo kwivuza niyo yari yarangije ubuzima bwe bwo gukoresha ibiyobyabwenge, kandi yakomeje kubaho adasubiye muri ibyo bikorwa imyaka irenga 34. Mu myaka 2020 rero yagize ibibazo byinshi by'amagufa n'ingingo bitewe n'imyaka ndetse n'imvune zitandukanye. Nyuma yo kugwa nabi bikamuviramo ububabare bukomeye mu kibuno no kugorwa kugenda neza, yabazwe ikibuno mu mwaka wa 2024 kandi abagwa amavi yombi, ndetse asaba abaganga kumuhereza uduce tw'amavi bakuyemo kugira ngo tubikwe. Muri uwo mwaka kandi yafashwe n'uburwayi bukomeye bw'amaso ubwo yari mu majyepfo y'Ubufaransa muri Nyakanga. Ibintu byatumye ijisho rye ry'iburyo ritabona burundu naho iry'ibumoso rigasigara ribona gake cyane. Abaganga bavuga ko gukira kwe byari biri kugenda gahoro cyane. Hari indi sangane rero yigeze no kumubaho,
aho mu 1979 yatowe muri yombi by'agateganyo i San Francisco nyuma yo gukubita umukozi wari urinze hoteli inkoni kubera impaka zari zibaye ku modoka yari imutegereje hanze ya hoteli. Nta rubanza mpanabyaha rwamuhamije icyo cyaha rwigeze rubaho kuri iyo nkuru, kandi byabaye muri icyo gihe yari afite ikibazo gikomeye cyane cyo gukoresha kokayine n'inzoga. Muri Werurwe 2026, Jeffrey Wenning wahoze ari umurizi wa Elton John yaramureze amurega mu rukiko rwa Los Angeles amushinja kumukorera ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kumukorera mu buryo budakwiye ibyo adashaka. Yavuze ko muri 2014 yamukoreragaho ndetse akamubwira amagambo yerekanye ko yiyumva ku bagabo abagarariye Elton. Bahakanye ibyo birego bavuga ko byari ibinyoma bigamije gushaka amafaranga. Uwareje yaje gukuraho ikirego cye mu Gushyingo 2016 kandi nta rubanza cyangwa indishyi byigeze bitangazwa. Elton John yanagize ibindi bibazo by'amategeko birimo kurega uwahoze amucungira umuziki uwo nta wundi. Elton John yanagize ibindi bibazo by'amategeko birimo kurega uwahoze amucururiza umuziki ni Dick James n'umuhungu we Stephen James. Byari mu 1984. Abashinja kunyereza amafaranga y'indirimbo ze, ikibazo cyaje gukemurwa binyuze n'ubundi mu bwumvikane hagati yabo bombi. Mu mwaka wa 2008 kandi yareze ikinyamakuru The Guardian agishinja kumuharabika kubera inkuru y'urusobe yavugaga ku bikorwa by'umuryango we kurwaye sida, ariko urukiko rwanzuye ko iyi nkuru yari igitekerezo cy'umwanditsi itari amakuru y'ibinyoma. Muri rusange amateka y'uyu mugabo mu mategeko agaragaza cyane ibibazo by'imanza mbonezamubano zakimuriwe hanze y'urukiko. Nta gihano mpanabyaha kigeze gihamwa nawe mu myitwarire ye bwite, ariko byinshi byakomeje kuvugwa nuko ari umutinganyi, ngo umutinganyi wakunzwe kubera ijwi rye ryiza n'uburyo ki yaririmbaga. Mureke dusubire mu biganiro by'ejo.